ahubwo kundwana niba bagiye kukubwira uziko Chris ejondi yakumbajije. Chris umuhungu se ni Oui. Meze neza mwana wawe. Wow, tebuka shaka tunagukumbuye. Zanga kuri ka gashyamba uzane na wa musore wawe nyine bereka akazi mbaha. Turumva boss. Iyo envelope ibyo bintu birimo mugomba kugenda mukankorera akazi mukajya mucuruza iyo kokayine ndetse n'ubwo mugiye gupfunyika hanyuma izo mbunda Izere ko noneho mu kazi ugiye gufata bya birara byazengereje abanyarwanda. Ubona cyo kinze. Ndabona aje ameze nk'umuntu w'umurakare. Mwana wanjye noneho kuri gukaraba uri kujya he? Ndi gukaraba mama. Ngiye kujya mu mujyi. Ubone nuri kunkora bari byiza ma. Salama man. Cyane sawa kabisa. Nase ngomeze bite mwa. Ibintu barakazi yaze. Ewa, uyihangane mani dore Chris nawe bayantimbije. Ako byagendaga mwa. Byagendaga. Ubu rero mvuye gufata amategeko. Ewa, bakakanu kugasharija cyane. Chris man amaje kumbwira ati akazi ewa ubu nukongeramo ibindi mikorere. Tugahindura ubundi buryo. Gahunda nukubica. Gahunda nukubambura. Niyo mategeko mashya hari ewa. Sinugura byumva. Chris naratugora busibyo ntituzabikora tubivemo. Cyamani se wo kubizi. Twakuze nta kofi. Twakuranye nta kintu na kimwe tutasangiye none ndebe. Oya mani wowe dore Chris rero nubwo abayibereye hariya ariko nibintu abatubwira nibyo kuko iyo wambuye agacere kariyongera mani twazajya tukanabivamo kera ariko karafasha. Ariko kwambura nta kibazo. Cyambere sa amafaranga. Cyambere nta amafaranga natwe tuzaba nyine tugenda twigengesere. Ega kimenya ko turamarasta nase ubwo dukura hariya mani mwikanivo nibyo wumvaga bizima. Ntabwo nyine byari bizima ariko ihangane turagakora tuzagakora oya uhumura ahubwo tuzagakora kagende mbe nitegura dushaka ahantu nimugora tujya kugogera twongeye dushaka amafaranga kujyana boss atazatunyuzamo ijisho twita abanebwe kandi ibintu bino nabyo barabiguze mwana amafaranga sawa reka ngucike kame manutse sawa buriya turongera tuvugane ni kuri telefone naribi ntago mwandangira aho nakora icyo kurya.
nese ko wabuzera muri iyi minsi usigaye ahugiye kuki? Reka wa mugabo we sha. Ubundi aba rwose mfite utubazo twinshi cyane kabisa. Ibihe se? Ku kazi byanze se? None wese ubundi ko mbona urengereye nturashaka umugore? Ako rwose nawe Peter sha byihorera. Sha nago mu kazi byanze nyine n'utubazo tuba umuntu arahuye natwo nyine. Nago ndashaka ariko ndikutegura wari nicaka nzababwira. Gusa sha mfite utubazo nyine ndetse umukobwa wigurisha. None uransegeje pe winyirira komitira ariko mutishani ibibazo bitamuntu abafite rwose wise. Sha ndumva ukomeje kurengera reka nigendere. Marako abonye ukuntu kurasa. Ashabyo. Bari nakavizira ngurye. Genda renze mwa. No dore igipfunsi. Genda renze. Genda ubundi nta mikino mafite ndi mu kazi mba ndi mu kazi. Marako boss yatuguye n'utuntu turenze. Ntabwo si baga mano warebamo. Nakuzikora ibyo mwa. Oya, katanze duhamagare boss. Boss yatwica. Ntago muzi ukuntu Chris uzamumenya. Boss yaditana. Uzamumenya buriya boss. Ariko akazi ka katangiye uranaga. Tuzabamara ubundi boss niwe twaburaga. Ahubwo kanze numve ko na nimero yicamo. Nimero yigomba gucamo ni iki? Kumve amarezo so y'iminsi yo. Amasasu yanjye nari kunshira no. Hello boss. Ewana, cha akazi twagatangiye kabisa dore hari akantu twari twivuganye neza. Ngwino giruze ureba n'igikapo twamwatse urebe twanze kukireba mutarahagera. Sawa nari bitebuka ni handi nyine tujya duhura byurabizi uri umusaza. Sawa. Man. Araje ni iminota mike subizi nawe ni nk'imbangukira gutabara. Ewe mbamuzi na baba yamva. Uriya ewa teko man. Akazi ni danje wa Mungu we. Naba baryamiye janje ubundi. Ariko buyaje. Assalamu jamaa. Nzabite. Ni fresh man. Sawa wowe ubaze neza gusa. Dore do amabaga. Ariko Jimmy n'umugome ewana Jimmy uko bashano kurasa nabo duhuyeho rega kino cyari kibandi kuva kera niuka turi abana mandi ibintu cyakora kirarenze icyana cyarabikuranye ewana ari yamurashe koko ariko se ako kajama ngo mwafashe ngo kari kavuye hehera nakanu kakabwa mani kabonye ko mu cyaro kaje gutyo n'ibikapu ibaga niyo yakoze ubwo nyine sirima kantu mwana umujyi uraryoshye cyane nabonyesheje shakoko mona shabana muri isi nabagumi use mana bayiki Meze muteze? Yes, afande tumeze neza. Yes, murabizi wamaze iminsi ndi nene mu bintu by'akazi n'ibiki. Yes afande turabizi natwe akazi twagasigayemo neza. Yes, Robert meze neza? Meze neza ariko hari amakuru mfite ko muri quartier ikavuga hari ibirara byinshi. Okay, good job. So sasa nagira ngo ibintu mukurikirane umenye ibyo birara biri nyine murabizi nk'amapolisi mukora research mubikurikirana tumva tubifata afande tugiye gukurikirana turebe gusa hari ibyo tubanza gushyirayo tukamenya niba koko ari byo kuko nta makuru mpawe none nanjye nazi ntabwo ndayamenya neza uko bimeze. Okay, so ubwo najya ntandi hari maneko wacu twa Peter. Yego. Yes. Okay, so samukoze mwamugiye. Okay, Cynthia. Basiga hano gatutana tuvugane.
nagira ngo nkubaze amakuru ya wa maneko wacu yitwa Peter. Tell me the story. Mr. Afande. Afande. Maneko wacu Peter ntabwo turabonana ariko nshaka kumubaza amakuru yamenye yuko hari ibirara ikabuga ariko ayo makuru ntabwo arayama neza. Ndashaka kumubaza neza nimba ayo makuru yaba yafite ya nyayo noneho tukajya kureba uko bimeze kuri nimba ari yo nyayo. Okay. Yeah. So, wumva nta kibazo numva wagenda nta kibazo. Nakoze cyane. Yeah. noneho basaza mureke turebe muri no baga turebe ubwo wenda wasanga ubwo ari akanyacyaro wasanga bagapfunyikiye imamba si ubizi cyane amateke bya bintu tudaheruka ibaze nawe kongeye twari ahubwo turakize biraba eba neza ahubwo bya bintu by'abakecuru umenya abana muranjikaga ariko ururanya niranje abantu bo mu cyaro rero nabo baranasaze ahubwo abantu bo mu cyaro reka dukomeze barye reba na hano busa naho bakunda kubika abantu bo mu cyaro bazi babika habegereye umva namwe mujye muri abo ariko abantu basobanutse mujye mwambura bose ariko tukigatangira igenda bya bindi bagiraga ariko bose akagenda umuntu yagakenyereraho ariko muri muretse tureba abana ari sheke gashinyaguri ntabwo tudakize bagahaye iwabo bose ntidukize mutuza ahubwo gato ese ibi bintu birumvikana bigize bose tubwire ese harya ngo kari ngo kavuye hehe kava mu cyaro gutyo gusa kajabiriye nyine nawe urazi nta mikino sinjya ameze ese uwo muntu mwakubise ntaba mumuzi Abazaje niwe nabonaga mwica ariko ntago wakibuka hari ninjoro umuntu uramuzira nawe nzi ese hari ninjoro ibi bintu byaba bihuriye he se nibiki ubonye bose do mbona we ngo papa we ni Karori umwe papa wawe se harya King sinakubwiye Cyuzuzo ngwino tu beto tugana ndabona yatangiye koroherwa ndabishimira rwose mwakoze narorohewe rwose nta kibazo ese ubundi hari ahantu twagusanze wowe yabaye icyo byagenze ute nahuye n'abagizi ba nabi nuko baramfata baramwita nanjye naherutse inkura n'abo bantu ntabwo naherutse ntabwo namenye ko byaje kurangira ese uko ko wa mwana we wanyu ni heza bivuye mu cyaro rero Kigali niko imeze buriya nyine barakweretse ahubwo nshaka kubaza ibyifata bite ko akomeje ukayibika iyi foto hano umuntu waje gusaba amazi mu rugo ngituhagura mu rugo nkeka ko ari we wayitaye ntabwo nabonyeho umuntu usa na mama rero iyi foto ntabwo ntamumenya iyi foto uyu ni njyewe uyu nguyu umukobwa twabanaga kera nyine tukiri abakobwa yitwa Emma mama se uramuzi